Ambassador nk'uko tugenda tugaruka turebera hamwe uko ibintu bigiye bifashe tugase muri part 3 aho turimo turagenda dusobanura kuri gahunda ya Starlink satellite niyo twari tugezeho muri kano kanya ubwo turi kugenda tureba na Starlink gahunda yose uko ipanze n'ibikorwa byayo byose icyo ishinzwe mu mushinga wa Global Currency Reset ndetse na Gesara and Nesara. Niyo mpamvu rero twari tubagarukiye aha ngaha tubasobanurira neza uko bino bintu bifashe ku kintu cyane cyane cy'abantu bagurisha payi network naho twari tugeze aho twasobanurira ku kantu k'ingenzi k'ibanze kanakomeye kari muri uno mushinga kuri Starlink satellite kashinzwe systeme ya photonics technology aho umuntu ashobora kuba yabasha kuba ya trackingwa mu gihe icyo ari cyo cyose abasha gukora transaction iyo ari yo yose. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo wowe uri kuri Pipeline Rwanda utarakora subscribe icara maze ubundi utera agatebe maze tugendane kugira ngo ubashe kubyumva neza nawe wanayikoze cyane birumvikana ku muryango mugari cyane cyane w'abantu bashaka kwiga ikoranabuhanga cyane cyane ishingiye kuri web gatatu ku ikoranabuhanga rigezweho. Ino photonic rero twari tumaze gusobanura neza ko umushinga wa Open Network ufitemo icyo bita bande reclamaka bande reclamaka ibasha kudetectinga amatransaction yose adafututse aba yakozwe mu bikorwa bitemewe n'amategeko ko account zabo bazifunga imyaka 100. Babandi bagenda bumva kuntu ngo ntabwo bishoboka ko wagurisha Pi Network ngo we bagufata kubera neza ko badashobora kuba bakubona ngira ngo mbibutse ko icyo bitwa bande reclamaka ishinzwe kuba wabasha kugenzura transactions zirimo zirakorwa ndetse ibinagendana neza n'icyo bita global position system cyangwa se GPS kugira ngo abashe kuba bamenya ahantu herereye. Niba ukoresheje ukoze transaction ibasha kunyura kuri mobile money y'umuntu ukabasha kumwohereza amafaranga nawe akaguha payi kuri wallet yiwe kandi waramaze gukora KYC kandi iyo KYC biriho ID n'uwo muntu ukama amafaranga kuri mobile money bita bigaragara neza ko amaranga muntu uko ari abiri ID zanyu zose ziri kuri mobile money zanyu kandi zikaba ziri no kuri wallet zanyu bahita babona ko iyo transaction yamaze kuba yakorwa. Harabagiye bambaza bati ariko se ubundi umuntu aramutse agwaye amafaranga mu ntoki byo babibwirwa n'iki? Ndagira mbabwire neza ko cyitwa ahangaha cyitwa photonic technology kiri kuri Starlink satellite ibasha gukora amatransaction agera kuri trillion eshatu n'ibice bitanu trillion. Ntabwo ari transaction ni frames cyangwa se uburyo ifatamo amafoto per second. Niba ishobora gufata amafoto trillion n'ibice bitanu eshatu n'ibice bitanu ku isegonda kandi ya instant payment mu gihe ukoze payment bagahita babasha kuba babona icyo kintu ubukoze. Urabona neza ko igihe cyose uzakora ibyo bikorwa bazabasha kuba babona naho uherereye ako kanya amafoto yawe bakabasha no kuyakurikirana. Ni ukuvuga ngo transaction ntabwo igenda yonyine ahubwo igendana n'ifoto yaho yafatiwe, ikagendana na coordination ziri kuri GPS, ikagendana ndetse na ID yawe kuko wakoze KYC ku buryo bashobora kuba bakumenya. Rero nibafashe ifoto yawe bagahita bayihuza transaction yawe ukimara kuyifata ifoto yawe yaho wayifatiye bagahita bayihuza na ID yawe bagahita bayihuza na location yawe bagahita bamenya aho amafaranga avuye ari wowe wakiriye ndetse n'uwohereje. Ibyo bintu baba bifite uko ari bibiri ari ifoto ndetse n'umwirondoro wose ushingiye kuri ID. Rero urumva neza ko Pi Network ko yagufata ikagufungira account imyaka 100 ni rucabana rwose. Niyo mpamvu babwira ngo ntabwo kwa team ari ibigoryi dore ko kwa team iherutse kuvuga ngo mukora izo transaction mukibwira ko mufite ubwenge buhagije atari ku munsi kwa tumiza bigeze cyo gukuramo umwanda cyangwa se byose byisha amategeko muzabibona neza ko mwibeshye cyane. Twikomereza cyane rero na only system igomba kuba iri verified kuri iOS. Ino Starlink yo ikorana na only iOS certified digital currency. Vuga ngo amacoin yose yamaze kuba yagendera kuri compliance cyangwa se ku mategeko agenga iOS 2022 aho ngaho Starlink satellite aho ngaho ibiriyo ubwo tuba turavuga Rainbow Coin, XLP, XDC, Aliga na IOTA na Pi Network ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Izo ngizo rero nizo tuba turi kugenda turebera kuri iOS 2022. Rero niba ufite izo coin ukabuze neza ko ziri under compliance iOS menya neza ko nta kibazo zifite. Ariko niba coin zawe zitari kuri Quantum
menya ko igihe icyo ari cyo cyose bazazimya satellite Mossad satellite bakactivatinga Starlink satellite, amafaranga yawe azashya. Nicyo bita global currency reset, uko bagiye bimura amafaranga abayashyira muri systeme nshya. Niyo mpamvu ugomba kuba wamenya neza ko systeme urimo urakoreraho itari kuri KFS. Gusa nanone bashyizeho icyo bita XRP, imaze iminsi irwana na SEC, baba bari kuburana bafaga ikintu cyitwa ETF rero ni system ibasha gufasha za crypto zose zitari ku murongo wa KFS kuba zakora muri under XRP ledger kugira ngo zibe zitava ku murongo. ETF rero exchange trading fund idufasha kuba twasanga aho Bitcoin ku murongo wayo, ndetse na ETF ya Ethereum tugasanga ko coin zose ziri kuri Ethereum. Ibyo ngibyo bikaza bituma zijya under iOS 2022, ariko nanone coin itari muri iyo gahunda ya ETF ntibiri no muri gahunda ya CTF crypto fund trading, izo ngizo ntabwo zizaba ziri muri gahunda zo kuba zarama. Niba rero uyifite uzi neza ko itari muri CTF cyangwa se muri ETF, binyura muri cyo bita meme coin cyangwa se Pepcoin, izo ngizo zigufasha kuba amafaranga yaba traded mu cyo bita ETF kandi anyura kuri iOS 2022 compliance. Ibyo ngibyo rero aho ngaho ho umeze neza iyo uri aho ngaho. Ariko niba uzi ko coin zawe zitari hariya, amafaranga yawe ufite hari akaba atari muri icyo kintu cyitwa iOS 2022 under XRP ledger, mbabwira ngo muyimure muyashyire mu cyo bita iOS 2022. ubwo bivuze ngo ni ukugura XLP XLM nka coin zibanze umuntu ashobora kuba yagura. Iyo tuvuze XLP tuba tuvuze umwami w'amafaranga cyangwa se king, twavuga XLM tukaba tuvuze queen cyangwa se umwamikazi w'amafaranga y'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu ugomba kubikurikirana. Twikomereze na CBDC Digital Currency and Central Bank. Ahangaha n'amafaranga ya buri gihugu yose agomba kuba ari kunyura under iOS. Uvuze ngo under iOS hazabaho connected ya CBDC. Ibyo byamaze no kuba coin yose ikaba iri hara. Digital Currency y'u Rwanda hagira ngo amakuru dufite nuko bazayishyira hanze ku mugaragaro muri 2026, ariko muri 2025 bakaba baziye gutangira gusohora amasomo cyangwa se gufasha abantu kumva neza iby'iri faranga. Niyo mpamvu nayo twakwishimira igihugu cyacu iterambere rigenda kigeramo ako kitaya gisigara inyuma. Hagagarukamo cyitwa gold bond cyangwa se gold cyangwa se zahabu mvunjwa faranga kugira ngo ibintu byose byabasha kugenda neza. Iyi ngiyi ya Starlink satellite ibintu byose bigendana nayo. Reka twikomeza no twebera KFS uko ikorana na CBDC Central Bank and Digital Currency, maze turebe amategeko n'amabwiriza cyangwa se icyo birimo biradufasha muri no gahunda. Ikintu kirimo kibanze rero kuri no KFS and CBDC nuko ari uko ikintu cya mbere kibanze yitaho ni Central Bank Digital Payment Coin, cyangwa se kuba banki z'ubwazo zabasha kwishyurana hagati yazo coin kuri coin muri payment. Ibi ngibi rero banki zose aho ziva zikagera turagenda tubireba amabanki amaze kujya kuri KFS mu kiganiro kiza gukurikiraho. Ariko ahangaha no kuvuga ngo direct Central Bank and Digital Currency ibasha kuba yakora payment kuri coin, byose bikaba facilitatingwa na KFS binyure kuri CBDC. Iki kintu kikaba ari ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kuba twakwishimira byamaze kuba byagerwaho. Ikindi kintu ni e-currency no kuvuga ngo iyo igihugu kimaze gukora CBDC yacyo kigafata ifaranga ryacyo risanzwe fiat money cyangwa se ibiceri kikabihindura muri digital system cyangwa se amafaranga adafatika, ayo mafaranga ahita yitwa e-currency. Ubwo ni nk'urugero no kuvuga ngo USD, ama euro, ama GBP, ayo ngayo yose ni digital currency ziri under Central Bank ariko zidafatika mu ntoki. Iyo rero zimaze kuba e-currency, iki kintu cyitwa KFS cyangwa se CBDC kibasha kuba cyakoresha iyo e-commerce for specific country ku mwihariko wa buri gihugu transferred via to XLP ledger kuri Quantum blockchain. Uvuga ngo buri gihugu cyose kizazana ikintu cyacyo cyitwa e-currency maze kitangire connect na KFS maze kigitangira gikore transaction zose zonyura kuri XLP ledger Quantum financial system blockchain. Twikomereza rero ikindi kintu KFS and CBDC bifacilitatinga no kuvuga ko ikintu cya mbere yitaho ni from bank A to bank B. No kuvuga ngo banki z'ubwazo zishobora kuba zakohererezanya hagati yazo amafaranga cyangwa se from a person ku muntu wa mbere kugera ku muntu wa kabiri, hagati y'abantu n'abantu ndetse na banki kuri banki bakabasha gukora transaction binyure kuri KFS Quantum financial system iri combined by CBDC.
ikindi ni all country bakeneye ibihugu byose bikeneye kuba byasayininga amategeko yo kubishyira kuri e-currency kugira ngo babe babarizwa muri no party turimo ahangana. Uvuga ngo buri gihugu cyose icyaho kiva kikagera bigomba kuba byagira amategeko n'amabwiriza abifasha kuba byashyira e-currency yabo kuri quantum financial system. Izo compliance cyangwa se ayo mategeko bamaze kuyasinya, ibihugu bigira 209 byamaze gusayininga ayo mategeko n'amabwiriza. Nabyo twigeze kubibona mu biganiro byagiye bihita mu manuke muri bubibone, ariko ikiganiro gikurikiraho tuza kubereka update yasohoye mu minsi ishize igaragaza uburyo ibihugu bimaze kwihuza n'ayo mategeko n'amabwiriza, inzira bigiye gukoramo. Nabyo mu bitegerezo kuri Pilot Rwanda muraza kugenda tubireba nitumara kurangiza iki gice, ibice byose by'iki kiganiro, kuko nano ntabwo ari kigufiya kandi ntabwo twagikorera rimwe. Noneho reka twigire kuri quantum financial system. Quantum financial system yo ubwayo irimo irafacilitatinga irimo irakora muri ino gahunda ya global position system. Ubwo tuba tuvuze ukuntu global position system ihura na GESARA na NESARA binyure kuri Starlink satellite mu mushinga witwa quantum financial system. CBDC transaction nicyo kintu cya mbere yitaho, zizabasha kuba zaba knowed by military guardians. No kuvuga ngo ama transaction yose ya CBDC agomba kuba yakurikiranwa binyuriye muri military guardian cyangwa se icyo bita alliance military twagiye tubisobanuramo kuri icyo bita Starlink satellite. Starlink ni satellite ya Elon Musk, nkuko mubizi ko ari umugabo uri backed by Pi Network ndetse na Donald Trump ndetse na KFS muri rusange. Rero icyo bita quantum kibasha kuba cyamanaginga transactions za CBDC binyure kuri military ku mutekano ushungwa na military binyure kuri Starlink satellite, kandi bikakitinga nka commander in chief, kandi ino military iba ariyo ihagarariwe n'ibintu byose. Mbibutsa ko ino military alliance commander in chief wayo ni Donald Trump. Mukore research murabisangaho, nagiye mbigaruka mu biganiro byinshi cyane bigaragara. Niyo mpamvu bababwira ngo Donald Trump niwe muntu uri inyuma y'umushinga wacu. Niyo mpamvu cyagiye ku matora twaraye twicaye tugira ngo dore ko tuyatsinda, gusa tuza kwatambukana mu cyo mwese murabyibuka neza cyane. Supervisor and make supervisinga ndetse ikanakurikirana on one using with bad intention, igakurikirana umuntu uwo ari we wese wakora ibikorwa bibi bitemewe n'amategeko agenga ino quantum financial system. Icyo kintu nicyo military alliance ishinzwe binyure kuri quantum financial system kuri Starlink satellite and Donald Trump cyangwa se military alliances. Ati no government involved, nta leta nimwe ifite igaragara muri no system ya quantum financial system, ahubwo wowe ubasha gukoresha amafaranga yawe, nta muntu numwe uri hagati yanyu. Ikindi ngo power and politics of use these people, imbaraga cyangwa se politique of us the people, ni twebwe ubwacu abaturage tuba turi kubikorana. Nta yindi politique, nta zindi imbaraga ziri inyuma ziri hejuru y'ibingibi zishobora kuba zakubangamira mu gihe cyo cyose uri gukoresha umutungo wawe, ahubwo imbaraga na politique ni ibyacu twebwe abaturage muri rusange. Dukomeza tugenda turebe KFS rero, shema igaragaza KFS uko ipanze, nkuko turimo turagenda tuyirebera ahangaha uko igenda ibidufashamo byose bahita banabigusobanurira ukuntu ubikurikirana. Ino rero ino shema nkuko tuyireba ifite ibintu byinshi bigiye bishamikiyeho ndetse n'ibikorwa byayo byose, ukuntu banke zagiye zihuza nayo kugeza ku muntu wayo, kuva kuri banke ya mbere kugeza kuri banke ya nyuma, inzira yose binyuramo kuzageza ku muntu wa nyuma uzakoresha n'amafaranga. Nkuko murimo murabireba rero harimo R3 ikoreshwa cyane cyane muri XDC, hakazamo Fabric cyangwa se ibintu byose bibagera kunda bakora amakampani menshi cyane, tutibagiwe na IBM machine. Ibi byose rero niko KFS yo yubatse ishema yayo kugira ngo ive kuri ledger ya mbere igera kuri ledger ya nyuma, kugira ngo byose byabasha kuba byagenda neza. Byose rero bikaba bigiye biteguye, ahubwo wowe uba urimo urabikurikirana. Ni wowe ukeneye gufata akanya ngo reka ukuntu umushinga wose uteguye, ubashe kumenya ukuntu transactions zigenda zihererekana, uko zigenda zakira imwe iva mu kindi ijya ahandi, kugira ngo amafaranga
aze kugenda ageze kuri account balance yawe kugeza ibintu byawe byose bigiye ku murongo. Turakomeje rero muri kino kintu cyitwa KFS and CBDC ndetse n'icyo bita souvenirs golden bond. Ino souvenirs cyangwa se ubusugire bw'amafaranga yawe uko bumeze, noneho tubihuje hamwe na souverinite yayo uko bigiye bifashe ibintu bya mbere bibiri by'ingenzi ibirimo. CBDCs cyangwa se cryptocurrency zinyura ku cyo bita Ripple XRP. Ripple XRP narabibonye, nababwiye ko iri under government y'amabanke, central bank, yo imanaginga amabanke yose, niyo mpamvu tuvuga ngo ni king. Noneho ikitwa Sovereignty Global Sovereignty Gold Bonds ikaba inyura kuri XRP Ledger with KFS. Noneho bikora bitereka tubirebere hamwe, ngira ngo murabyumva neza. XRP yo ikorana n'amabanke, mu gihe XRM yo ikorana n'abantu n'ubucuruzi bwayo kuri Stellar Lumens, amaze ubundi ibindi bikanyura kuri Ripple XRP. Gusa bino bigukora bibiri byose ni by'umuntu umwe, ariko nanone nta muntu n'umwe ubihagarariye, ni bya sosiyete y'isi yose muri rusange, nta aho nabigira. Okay. Gahunda yose rero uko muri kugenda muyireba, turaza kugenda tubireba. Network ntabwira akunda ngo amafoto agenda afunguka, ariko ndayaza kubibasharinga muri groupe tuze kuyabona ukuntu agiye apanze n'ukuntu ibintu byose bigiye bigaragara. Ledger buri koni yose ndaza kubibasharinga mu groupe, murazagenda muyabona uko agiye apanga, tunakomeza ibikorwa byacu muri rusange. KFS rero nkuko dukomeza kugenda tuyireba ahangaha, izi ngizi ni shema ubaye ufite akanya ukanyuzamo amaso ukareba ukuntu uruhererekane uko rugenda ruzamo kuzageza ku muntu wa nyuma urimo urakoresha amafaranga, kuva kuri SpaceX kuzamanuka kuzenguruka kuzagera kuri buri kimwe cyose uko kigiye gipanze. Ngira ngo namwe muba mugenda mubyirebera. Rero ufite akanya ukicara ugakurikirana ino shema yose, ukabasha kuyisoma ukamenya aho amafaranga ava uruherekane. Nuvuga ngo ni ibintu byarateguye igihe kirekire cyane, ntabwo ari umushinga w'umunsi umwe ngo ubyuke maze uvuga uti ibi bintu birabaye. Nuvuga ngo rero ino ni infographic quantum financial system yose ishushanyijemo n'utuntu twinshi cyane, ni imishinga myinshi cyane ibaho. Niyo mpamvu muri Pi blockchain mugenda mubona bagiye bahuzamo imishinga myinshi cyane igiye ikomeye, za SpaceX, za buri kimwe cyose, za BRICS, byose bigiye bikubiyemo ahangaha, na za anti-money laundering, na za Swift system iOS 2022 kugira ngo umuntu abashe kuba yabisobanuye. Iyo ufite umwanya rero ubinyuramo ukagenda ubireba byose, ariko nanone reka twikomereze kuri Gesara and Economic Security and Reformation Act, turebe noneho uko gahunda zayo zipanze. Okay, turakomeza kugenda tubana gahunda kuri gahunda. Ino KFS rero cyangwa se Gesara gahunda yayo yo icyo imazemo cyangwa se uwo mushinga ubundi byawujende bite kugira ngo ube wabaho. Ati watangiye gushyirwa mu bikorwa rero ku itariki 10 z'ukwa 11 muri 2021 uza guhagarikwa n'icyitwa Kazarians False Flag Event, cyangwa se abakazarians bari bafite False Flags Event, cyangwa se batari banemewe n'ubusanzwe, ariko n'ubundi baza kubikoraho. Nuko ino global GCV cyangwa se Global Gesara idufasha kuba elimination of national debt, idufasha kuba yakuraho amadeni kuri buri muntu wese. Yatangijwe mu 2001 iza guhagarikwa n'ibitwa Kazarians, ariko nanone ikabishinzwe kuba izakora amadeni ku bantu bose kuri buri all nation cyangwa se ku gihugu icyo ari cyo cyose. Ati nta misoro usibye ibicuruzwa bishyashya bije ku isoko bishobora kuba byakwishyura nabyo 15%, ubwo ni new items nibyo bishobora kuzajya bisoreshwa 15%. Ikindi ni forgiveness mortgage, cyangwa se kuba habaho kubabarirwa
kw'inguzanyo zitagiye zishyurwa kuri buri banki department iyo ari yose, byose binyuze mu bikorwa bya guverinoma zimwe na zimwe. Rero abantu bose bagiye bashyirwa muri bya bihemu cyangwa se ibihugu byagiye bibarwa amadeni, bakaba bazagenda bababarirwa, hakaba hazatangwamo imbabazi mu kintu cyitwa gesara ndetse na nesara. Iyo tuvuze nesara tuba tuvuze muri United States, ariko twavuga gesara tukaba tuvuze globally cyangwa se ku isi yose. Ikindi ni bank to constitution law, kuba bashyiraho amategeko n'amabwiriza agomba kuba yarwanya ibijyanye na ruswa byose, kugira ngo bibe byagenda neza. Ayo mategeko nayo akaba yaramaze gushyirwaho under gesara. Ikindi ni ukuba cy'ingenzi ni ukuba the elected leaders 10, byibuze abayobozi 10 kuri buri guverinoma. Ni ukuvuga ngo ifitemo uburyo yasetinze izashyiraho abayobozi bo ubwabo bazajya bamanaginga ibyo bintu byose, ariko bashyashya 10% bakaba ari abo mu gihugu mo indani, ariko abandi 90% ubwo ni abaturuka muri Alliance Global Alliance Military, kugira ngo byose bibe byagenda neza. Ikindi ni World Peace for myaka 1000, ni amahoro y'ikinyagihumbi cyangwa se ya millennium, kuba aho waba uri muri financial freedom ariko ufite byuze amahoro agera ku gihe byubuze cy'imyaka 1000. Ikindi ni ugukuraho ibitwaro bya kirumbi byose bishobora kuzangiza isi ahazaza, kuba haba byahagarikwa mu gihe icyo ari cyo cyose, kubera ko ino quantum financial system ishingiye ku cyo bita cryptography, kandi ikabasha kuba yatrackinga ibibombe byose bishobora kuba byakwangiza ikirere, ikabikumira bitaragera iyo bijya ngo bibe byabasha kuba byahumanya ikirere. Ntabwo bivuga ngo ibasha kubyemera kuba byahaguruka, kubera ko yubakiye ku cyo bita generation internet ya generation byubuze ya gatandatu ku ya gatandatu, gisoza cy'icyerekezo kitaratangira no kuva cyakoreshwa. Ino Starlink satellite ikabasha kuba yahagarika ibyo bibombe byose biri aho ngaho. Ikindi ni golden standard, cyangwa se gushyiraho standardization y'amafaranga y'izahabu ari backed by gold, kugira ngo abashe kuba yakurikira nk'uko twagiye tubibona hejuru. Turakomeza turebera hamwe rero tunihuta cyane, kuko biba ari ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo twabyihorera ngo nuko ari byinshi, ahubwo nuko tugomba kunyuramo muri make. Umuntu ufite akanya akagenda akajya abinyuramo. Kuba launching hidden technology zirenga 600 muri Tesla, ni ukuvuga ngo Tesla igomba gushyira hanze imibumbe cyangwa se satellite, ibyogajuru birenga 600 planet bigomba kuba byazamuka bigatanga icyitwa free energy. Ni ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kuba twamenye twese pioneer ndetse n'abandi bose batuye isi, ariko cyane cyane twebwe. Ni ukuvuga ngo zino free energy ni amatelefone ndetse n'amakompiyuta ndetse na internet ya Starlink mwabonye kuri kugenda bayishyira ku isi yose ahantu hose. Rero free energy igomba kuba yaba provided by Tesla. Iyi ngiyi Tesla igomba kuba yagera mu gihugu cyose buri hantu hose. Ubwo ni ukuvuga ngo ni quantum phone ndetse na quantum computer na za medbed n'ibindi bigiye bitandukanye by'ubuntu bidufasha kuba twabasha kuzamuka mu ikoranabuhanga rishya tugezemo, kugira ngo umuntu wese abashe kuba yabikoresha. Ikindi ni ukuba bakubaka ndetse bakanongera kuvugurura all countries prices, ibiciro, agaciro ka buri gihugu bakongera bakakavugurura, cyangwa se bakakubaka ku buryo ibintu byose byongera bikagenda neza kuri gahunda. Ngo ikindi ni imbaraga zishobora kuba zagarukira abaturage bo ubwabo binyuze mu cyo bita global prosperity health distribution, cyangwa se bakabaha ubuzima bw'ibanze bw'ingenzi, umuntu akongera kubasha kubona izo mbaraga zimubeshaho nta kibazo na kimwe afite, ariyo ya financial freedom turimo turageraho tugaruka mu minsi mike iri imbere. Tugenda turebera hamwe n'ikindi kintu yibandaho cyane, ni Odin project iko cyangwa se ingana na World EBS emergency broadcast system, aho izaba iri kuduha amakuru mu minsi iri imbere, iduha gahunda yose uko ipanze, kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza. Kugira ngo murabibona byose ibi ngibi bikaba ari umushinga wose wateguwe igihe kirekire, kandi bikaba ari gahunda y'ibikorwa remezo by'isi yose muri rusange, atari kuvuga ngo ni by'umuntu ku giti cye, ahubwo biri kuri gahunda aho umuntu wese abasha kuba yabikurikirana neza cyane. Iyi ngiyi rero ikaba ari gahunda ya gesara na nesara turimo turagenda turebera hamwe na quantum financial system. Noneho reka turebe icyitwa DGTS executive request, cyangwa se ibibazo byari byose
ubusabe bw'uno mushinga uko bipanze n'uko byagiye bikurikirana umunsi ku wundi ku ngingo y'ibihumbi 13,418 kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza. Aha ngaho habumbiyemo iki rero? Ikintu kibumbiyemo cy'ingenzi twihuta ni private cyangwa se ubwiro bw'umuntu, ndetse ibintu private and company asset, company zigenga ndetse n'izitigenga, umutungo wazo ukaba uri ku murongo. Seized NYCE nk'uko twayibonye. Ikindi ni blocking the property of the person, uburenganzira bw'abantu bushobora kuba bwabangamirwa, involved, bwagiye bugaragara muri gahunda zose zagiye zibaho. In seriously human right abuse, cyangwa se buhonyora uburenganzira bw'abantu, kuba bafatira nk'umutungo wawe wakoze icyaha, kuba habaho ikintu icyo ari cyo cyose gituma bakurenganya uzira ubusa, cyangwa se kuba wasabwa ruswa mu gihe icyo ari cyo cyose, cyangwa human trafficking, cyangwa se gucuruza abantu. Ibi byose bikaba ari ibintu ino gahunda ya counter financial system irimo irakumira muri no ngingo 13,448 iri position of certain sanction, yo ishingiye kuba kuri position zagiye ziba sanction zihagarikwa mu ma event ndetse n'aba foreigners interface, cyangwa se abantu abari bose baba bari aho ngaho binjira muri United States. Ibi byose bikaba baragiye bahagarikwa, abinjira bene gihugu binjira mu gihugu cya United States. Ibi byose akaba ariyo ngingo irimo ibivugaho kugira ngo byose bibe byaba byagenda neza cyane. Noneho ingingo y'ibihumbi 13,959 yo yibanda cyane cyane kuri maintaining American leadership in artificial intelligence, ubuyobozi bwa Amerika ariko binyuriye kuri AI cyangwa se artificial intelligence. Ikindi ni Kazarian asset seized, cyangwa se ya groups yitwa Kazarians yabashije kuba yagitangiza kino gikorwa cyose muri rusange cya Global Currency Reset ndetse na GESARA mu 2001. Ifitemo ibice bitatu by'ingenzi bishingiye ku mategeko, kandi zino asset zikaba zigaragaza mu cyo bita DAS agents and where reserved, naho ziba zabera. Izi ngingo ukoresha turo tumaze kubona nk'uko twagiye tuzireba 13,818, 13,841 ndetse 13,959, zose hamwe rero zikaba ziprovidinga ibi bikurikira. Special Force ibasha gukontrola buri kimwe cyose. Special Force ngira ngo murabizi neza ko ari igisirikare kirinda umutekano muri Amerika, cyane cyane w'umukuru w'igihugu, aho kigomba gukontrola buri kimwe cyose. DS fiat money ko being consumed quicker, ukuntu amafaranga aba consumed cyane n'abantu, cyane cyane amafaranga y'inote. Aya ngaya yose bikaba aribo bari basanzwe babishinzwe. Ikindi ni DS gold has already been seized via Vatican, cyangwa se no mafaranga yose ari gold, nk'uko tuzi ko muri Vatican ariho hantu haba zahabu nyinshi cyane, zikaba zaramaze kuba zihari iziteguye kuba zatangiye gukoreshwa muri no gahunda. Ikindi ni Wall Street, Washington DC ndetse na Vatican na City of London, bose hamwe all dead. Turabyumva neza kimwe ko aka gatsiko k'aba bantu bagiye bishyira hamwe bagakora ikitwa deep state. Urebye nibo bantu bagiye bihuriza hamwe, rero nibo bantu bari kugeragezwa kuba bashyirwa hasi, cyane cyane bari inyuma y'ubutegetsi bwa muri Amerika, aribo deep state duhora tuvuga, ndetse na Vatican cyangwa se Roma, ndetse na City of London. Murabizi ko London ariyo yakolonije hafi isi yose, kuko nino yakolonije Ubwongereza, United Kingdom, nino bwakolonije Amerika. Rero nibo bantu bafite imiryango ikomeye cyane, bitwa ba Rothschilds, aba Mason n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, n'aba Black Rocks. Abo bose iyo mishinga rero
iyo miryango yose ikaba iri kugenda ikurwaho muri no system ya Gesara, kuko aribo bantu bamanipulatingaga isi cyane. Ni ukuvuga ngo yaje ibashyira inyuma ibakumira kugira ngo ishyireho icyo bita financial freedom muri finance. Niyo mpamvu rero ino miryango cyangwa se ino mishinga y'aba bantu bose bagiye bakora ibasha kuba ya manipulatinga isi, bagiye bayishyira ku ruhande. Dukomeza kwihuta cyane kugira dusoze aka kantu. Operation, ibikorwa birimo biragenda bibaho biba bishingiye kuri Europe yose, bikaba byaratangijwe muri March cyangwa se mu kwa gatatu muri 2020, birebera hamwe ibikorwa bya Vatican ndetse n'abamafia ndetse n'abandi bose, ariyo ya miryango twavugaga aba Rothschilds bagiye bayobora icyitwa central bank zose. Ni ukuvuga ngo rero ino operation yatangiye irimo iradefendinga cyane cyane mu i Burayi hose, yatangijwe muri 2020 kugira ngo irebe cyangwa se taking over, ishyire hasi aba bose ari Vatican ndetse n'abarara bose bagiye bakoresha zino systeme, kugira ngo ibarebe bose hamwe n'aba Rothschild Central Bank bose ibe yaba ashyira hasi bose icyarimwe. Ino Gesara ikaba ibakumira, akaba ariyo mpamvu bagiye bagerageza kwica Donald Trump kugira ngo ataza mu matora, akaba yazambya imishinga yabo yose kubera ko yifatisha quantum. Hano baravuga ngo ntabwo byashoboka ko icyo kintu cyitwa deep state cyashyirwa hasi, ariko quantum financial system yo ifite ubushobozi, kubera ko nimara kwaka ikitwa Mossad satellite kizahita kizima, nkuko mwagiye mubibona iyo baactivatingaga EBS, emergency broadcast system, amakebo anyura munsi y'inyanja yarahungabanaga akaba yanacika, bakibwira ko ari cyber attack yabayeho, ariko n'ubundi ari EBS bamaze gufunga. Bivuze ngo iyirushe imbaraga rero igifunguka ibindi bitabizima, kandi bikimara kuzuma batobora access kuri finance y'isi yose bari bafite mu ntoki, maze ibintu byose bikaba byakwimuka, ari nacyo bita global currency reset yatangijwe mu minsi yashize, amafaranga akagenda yimurwa. Rero ibyo ngibyo birashoboka cyane, biranoroshye kuba byabaho. Ikindi ni ukuba bakatinga amaloops cyangwa se inzira zose ubuyobozi bw'aba bantu asset zabo zanyuragamo, ari nibyo twari turimo turavuga icyo bita global currency reset cyari kibereyeho. Ikindi cya nyuma rero, how we are going to Tesla metal instead oil and gas, ahubwo tugiye gukoresha Tesla ndetse na materiel zigiye zisanzwe. Materiel twazibonye haruguru, ni gold, ni platinum, ni silver, n'izindi zigiye zitandukanye z'ingenzi, hamwe na Tesla kwa Elon Musk, kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byagerwaho binyure kuri Starlink satellite iri muri SpaceX. Ibyo byose muragenda mubibona rero ko biba byagiye bibaho. None iyi ngiyi yari part 3, reka tugaruke muri part 4 turangiza ikino kiganiro cyose ku bantu bose babashije kuba bagikurikira. Nkomeza kubashimira ngo ni Pilot Ambassador Shwamo, tuba turi kugendana ciao ciao, tugaruke muri part 4 turebera hamwe ibyari byo.